Saro bimeze biti? Meze neza. Urampamagaye uri kunshaka nta kintu urambwira. None se ubu tubyite ngo iki? Uri kugira ngo nanjye ndimbura mukoro nkawe? None rwago mbonye mwimbura mukoro. Ibintu tugiye imbere y'ubuyobozi wabisubiramo. Yego Saro tugiye imbere y'ubuyobozi ntago nabivuga sibyo ariko umenya ko tuba dufite iki gahunda zo gukora buri munsi sibyo? Urampamagaye uri kunshaka. Ubuse konje mbwiye iki? Akumira ni kose yangwambara. Mibara mbira ukuntu ibintu byanze kwegushisha bwahenda. Kandi nsikubonye mugira Saro. Uyu mutwe wanjye vya wawe goshira 8 gute? Buri kuzumbwira ngo uwo mutwe wawe ngo bagoshira 700 uwo mutwe wawe hari akwaviye kwa pakeza n'amafaranga note y'igihumbi. Uri kuzunsakuriza. Ahubwo mbwira icyo wampamagariye bakagumye nsakuriza. Ntabwo hamagaye cyangwa nakwabije. Ahubwo nimba uri inshuti na Rwaga. Ubwe ntaze kunyigira Tanzania amafaranga yanjye. Ahubwo Dr. Kia uvuze amafaranga ndibuka. Ni amafaranga ejo wamuhaye. Yajyanye gusambana hari kwa Dani. Reka ngubwize uko nta nubwo ari amafaranga gusa. Namuhaye kuri gashabwo bakataho, Diane yakaseho, bw'akaprari yakaseho. Urumva ntarananyishura. Kandi nanagiye nguri ramisi wajyoje urumva? Ari kuza mbwira icyo ubundi. Abana ntarangoye ngewe. Iyo waranguye ubugomba kunguka. Ariko umubwire. Taze kunyegera Tanzania amafaranga. Kuko ni ndakara. Batamuwiye hapa. Takiya uri kubekera Rwaga ntabwo abageze kuri rwego. Sinzi icyo urimo mani. Wowe ndivugira nawe kaza untokora. Reka nkubwire. Rwaga nimba ageze kuri rwego yanagiye mukaka purari. Yesu. Gahora sheri. Tiko. Gahonde. Tiko. Rwaguranyira. Kento kansikiye sibyo? Jema mfite gahunda nyinshi zo gukora buri munsi. Niba umpamagaye hano ubura wasanga ugiye kubwira ngo nkwishyure. Tayo mfite. Rwaga nakujenjekeye kenshi none uyu munsi ntabwo uri buncike. Uyu munsi ndakubwiye ngo ntuncike. Niba ngombwa tora na Rwana. Umva twubane wa mugabo wa musore wa kigorye wacyo ntazi. Nimba ushaka ibyo kurwana ngi nagukubita nka kumena nzoto. Uri kumva neza? Nakora do mu byangu mayakinnye nanyi mumena gatuze. Kwanza ngufite amafaranga niki ku buryo ngo washaka kurwana nanjye sha. Rwaga ushatse guhangana. Aryo urambwiye ngo mfite amafaranga wowe ntago nagutinya ndakubwiza. Ntago ngewe nagutinya urumva? Okay guhangana. Amafaranga 100 ntago ari makeya. Kwanza nizo rinete hano. Urashaka kurwana? Ushaka guhangana? Nkoze mu jisho. Ushaka guhangana? Ushaka guhangana? Guhangana rero. Kwanza uturinete tuzatujyana tuyagabanya gake. Giye nakujenjekeye. Ariko abantu barambonere. Ubu si 100 rinete ziri 298 ngaho jyana. Dore ndabijyana sha. Genda. Tuzadura nkwambure nakandi. Ariko pe reka nkubwire. Rwaga ni inshuti yawe ntabwo turi inshuti cyane. Ariko nimba ugeze ku rwego rwo kuzajya muguza amafaranga akajya gusambana ni wowe uri kumurarura. Se gusambana ibi bihe ariko bidakira. Ako samira wagiye ko kuri kwinshi gukomeretsa. Uri kumubwira ibyo bihe ndabiyobewe. Ambesire. Ubundi reka nkubwize ukuri. Ubundi abantu barebaye ntibatekereza neza. Ubundi nawe utekereza ibice. Kuko iri mu gufi uratekereza nyine ibitekerezo bikajya no ku butaka. Ariko wowe uri kuva ku butaka ujya hejuru kandi uri kuva hasi ujya hejuru. Ugenda gake ariko kuva hejuru ujya hasi ugenda kwihuta. Amafaranga ngaye waba waragujije Rwaga. Kuko amafaranga nari ndi kubona ari menshi. Nizere ko atari yawe gusa kuko kiriya cyana gisigaye gishaka abantu benshi kikabateka imitwe bakamuha amafaranga. Nibara agira ubugoryi. Namuhaye amafaranga 180 by'abantu urumva? Kandi aribangaye ko arakugura yasambo kwa wabona mu kwano urumva? Ariko agira ngo siro kagenderaho. Umugabo n'uryo kwe akajya no kwabandi. Ibyo bintu urumva ari byo mwana. Rwaga nimba yarakuriye amafaranga ahubwo afite n'ubwenge buzima. Akuse umuntu atakuriye amafaranga we yazayaryana. Kukiba kiri kureba. Ufata 150 gahe by'abandi ukabihereza Rwaga. Nose zika amafaranga Rwaga yagarura. Ejo ntihagira atarayanzanira. Nzakora ibindi nyine ariko ntago najya mu bapfumu. Nzamufata mucurike muri wese. Muri wese. Nimba atayanzanira cyangwa mfata ipenzi ngiye kwa murwara rumwe rumwe. Nimba tanzana amafaranga yanjye. Garuka hano. Uri kugenda ujya yenda kugiriye inama y'ibintu maze kuvuga. Ntago biriya bintu bishoboka. Uvuze ko uzamucurika muri wese. Ukamukuramo inzara. Ibyo ntago bishoboka muri Rwanda. Uyu musaza afite amategeko agenderaho. Inama nzima rero nakugira. Rogesha imbwa hakiri kare. Kuko amafaranga ntawe uzabona. Seriye. Arogesha iki? Rogesha imbwa hakiri kare. Rogesha imbwa buri umuntu yakumenyereye 1 2 3. Ukaba utaramurogesha. Ndakubwiza uko buri ikigoryi ni ukuri. Uburi ikigoryi. Ntagambe barandebera. Agiye kurogesha ndi kubwira. None umurogeshe kunuka isambaza. Cyangwa isazi zirigwa simwirukankaho. Inama ngiriye ni nzima urumva ahubwo ngiye kintu ngiye gukora uriya muntu ngomba kumurogesha urumva kubera ko yaramenyereye cyane manje fata amafaranga yanjye kayakina nayo abana banjye ugakina nabo abagore banjye ugakina nabo ahubwo ngiyewe akugira nzamurogeshe kunuka isambaza reka nzamurogeshe kwinya kubitse ahandi hose aciye yareka kubwira kumuroga ngo yemye kubitse ndakubwiza ukuri ibyo ntacyo bivuze wegenda umurega ku buryo azajya agenda umuntu kuri kumunukaho ku kibuno kuvuga ngo kwinya ku giti usaba bavuga ko amabya aturutse
Mera ntacyo wongeraho. yakongera wiki ngenda kubwiza ukuri nutamuroga birakureba udufaranga twa ndabizi wowe ujya ukunda kugura Ahubwo hari ikindi gitekerezo giza. Reka uriya muntu muwe kujya amabyi nk'isambaza. ako nk'ibishyimbo ahubwo se umubyindi ungana n'igishyimbo yajya atera mu kanwa gutya ubaho yaba ari wa mubyindi w'umukara Amahurungure bakuriye ni amabyi akaza ari mu byiciro yo bita amahurungure cyangwa ngakuroga kujya ujye musabiriza akanduga kujya nsabiriza se ninjye ushaka kuroga cyajya ntiwabinkora cyo wibagirwa ko turi inshuti ntago wanduga harya wampa amafaranga niki kiya noneho akarusho ikirenze kuri ibyo ngibyo iyo nyana y'imbwa uzayiroge abazimu Harwaga izina ry'Imana pe urasetse impamvu nkubwira ko usetse ibi bintu byose Dr. Kiyari kugumya yivugishwa hano ngo kurogesha niwe bagiye kubikorera no nibara bura mu buzima ugigira ibyo ukina nabyo sibyo cyagiye kundoga turi gupfa iki mana cyugabanyije ntago ndi kugabanya no ntago turi mu ishuri sibyo niko cyangwa uri kurengena y'imbwacu ndayivuna kiya ugiye kundoga dupfuye iki 180 wampaye niko tugiye gutuma ubuvandimwe bwanjye nawe bupfa mibara tukuri kunga cya ntago wabinkora si turi inshuti se ngo ni inshuti nawe we Ibara musaba imbabazi nyamuneka imbabazi ziki ntabwo ari wabyisabiye njyewe yampamaga hano ngo ambwire ibyo ambwira mbona uraje nanjye ndigendeye ariko gusa rwaka musaba neza pe ngicyo usabye uragihabwa sigarira n'ibyawe ndigendeye Wetin be this? sunda menya njya Mibara. Jesus. Deka ye. reka da chi mugabo byagenze utasha Ubwo byagenze utasha ko ntakuzi ko nakuzi. Jesus. Yesu we. Mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Game ishaisha hii. Mama soka mnala Jesus. narabonye ndagenda Bavuga naragenze ndabona mugabo uraza kunyica ninjye utangiye kuzana iyo mikino akumiro n'ikorosi rya rwampara nkuko Nyakisho yabivuze mugabo nge nawe turi gupfiki Akumiro n'ikorosi rya rwampara nkuko Nyakisho yabivuze mugabo turi gupfiki. abantu bazi kumva neza kuko mvuze gutyo Abantu bazi kumva neza kuko mvuze gutyo. kuko niko mvuze nese mugabo utabeshye nicyo uri kunshakaho Ese mugabo utabeshye nicyo uri kunshakaho. inama nzima rero nakugira rogesha imbwa hakiri kare kuko amafaranga ntawe uzabona seriye rogesha imbwa hakiri kare rogesha imbwa buri umuntu yakumenyereye 1 2 3 ukaba utaramurogesha ndakubwiza uko ubu uri ikigoryi ni ukuri ubu uri ikigoryi ntaga mibara ndebera ndagaswe Bandoze. nese ko bandoza agasore k'inzobe ngiye ndi igikara Ese ko bandoza agasore k'inzobe kandi nye ndi igikara. ase ubundi mugabo utabeshye witwa gute Si ubundi mugabo utabeshye witwa gute? ko ndi kuvugana wakansubiramo se kwibarishwa nzi kasubiramo Ko ndi kuvuga si ubundi akansubiramo ndi kwibarishwa nzi kasubiramo. nese ko nabonye ibintu byose ndi gukora uri kubikora Ese ubundi ko nabonye ibintu byose uri gukora ndi kubikora. reka kuko Mibara ngize amahirwe ndakubona Yayonste Mibara ndagira unsobanurire kandi turavana tubishyizeho umucyo Deka ye. wowe na Kiya ni ibiki mwankoze uzi ko iranye n'imbwa yagiye neza ikanteza abarozi nkuko nari nabivuze biraza kugenda ute ko barakuroze bari bakuroga se ariko rwaga nawe ntabwo ugitekereza
uwo muntu wamwohereza amafaranga yawe nk'ariya akabura gukora nk'undi agukore kinende kumva ari kubivuga nkagira ngo ni n'imikino kumbe wa mutipe warakomeje iriya nyana n'imbwa yajyaga izamurwa nkayikupita umuceri n'ibishyimbo none igize kwirandoza indoza agasore k'inzobe kagufi siyo ndi ikintu cyose ndi gukora kari kunsubiramo ahubwo amahirwe nagize nuko katigeze gakora iki kansanga hano ubu ko ndi kuvuga gutya mukanya ushobora kubona iyo ngeruzi nsanze aha nabwo Mibara babarira tugiye gusaba iriya ngeruzi imbabazi nyibwira igihe nzahera ibiceri byayo bitari ibyo ngibyo ndazakuhapfira kwanza ntiza no ku telefone Niba ufite ibibazo rwago ushaka amafaranga y'abandi uyishyura ibyo birakureba kanye no kwikurira kariya kaboro hariya mukecuru tukahasanga nari mvuye no mu murima uruzi gushaka byuzuye ushatse kuva kuzize hano se hariya agasore k'inzobe katansanga hada umbabarire ungire sibyo uri kunsiga hariya kugira ngo kundaze kwansanga cyangwa kiya ase mwana rwago wabaye ikimana mwebwe ibyanyu ntabwo mbere urabizi kuko naje muri kubipanga sibyo aho ubera ingeruza y'umusore nta nubwo wambwiye ko ari ngiye bashaka kuroga warabimbwiye ariko wabimbwiye nyuma utabonye gukora ikikari ntabwo ari waje widumbaguza mu bintu widumbaguza uri kwidumbaguza mu biki bundi byarakureba ngo mu muroge akantu koze utazi untayeho akagafu kandi ibyo ni ikosa rikomeye cyane ntabwo mwajya muvuga mudataha mu ntama cyangwa byabagendekeye gute ubundi kwanza ikintu kitumye nza hano uza ari iki ndagira ngo ungire inama ugira inama y'ikisi ahubwo ibyo ntabwo byari bihagije reka ye ubwo ushatse kuvuga ko igihagije ari iki dore iryagije n'ikindi ngombwa rwagakubwira nimba bakuroze nta muntu wigeze undoga amafaranga yawe wayariye wenyine nta nubwo nafashije kuyasinya sinakuguriye iki none se Mibara umfashije iki wanyana y'isi ubwo nukuvuga ko nazamutse imikoko emanuka iyindi mikoko nje hano kugira ungire inama ukaba ubyanze ntubone gucyo unanutse nagukubita nkakumena nyamivumi ngewe utagira ngo kubura inshuti yanjye ngo byambuza kuguhanyuka uri kumva nimba udashaka kungira inama uvuge ngiye gushaka abandi ntabwo amafaranga narengeye uri kunyumva neza sha ahubwo se rwaga nakomeje kurenza ishashi ururimi mukuntu wanyuriye mu mayange ukambwira ko ibintu byatangiye umuntu akabona n'ubyo kugira iyo nama Mibara bantereje akagabo k'inzobe kagufi kari kanyishe pe Mibara takubeshya bantereje akagabo k'inzobe kagufi kari kanyishe pe usavuye Jegwegwe Mwenye uwanja wake kaingia sasa.